uri inshuti yo kwizerwa ndi inshuti yo kwizerwa ahubwo se ndinde wo kubika ibanga ryakunaniye kuribika njyewe ndaga ibanga ni umutwaro utabaho ntazajye n'umuntu kwikoreza ibanga nkuko bamujyanye ushatse kumbwira yuko umuntu ushaka kugenda nko yagiye ate nase ushatse kumbwira ko uriya mugabo yamubonye ubusa ari uko bagezeyo ariko reka barukore basirimu ku bundi bahereye kera barindagizwa reka namwe mwisirimukire n'ubundi tuzashya n'urupfu rwa benshi n'umunyengo none mbagire nte nintabashyigikira mbica bwa urebye ibyaha biri hanze aha ngaha abantu bakora ubirebye wowe byose ukabyibonera gutya nuko nyine Imana itabura kubabarira n'abayidihaguriye umwana yarababa ariko ubundi ga ubona abantu batinya cyane batinyutse gukubita umwana w'Imana ntabwo nge ndi umusirimu musigaye mujyana no kwiyogoshesha mu mujyi imyanya y'ibanga reka nguhizo nkuru ntazuzi hari ibintu biri hanze ngo byita waxing ubundi reka mbabwire mwabagabo mwarya ngo mucibwe none se urambwira ko umugore ajya mu mujyi akaguru kamwe akagashyira ha akandi akagashyira ha itonde none se wajya kogosha hari ahantu n'ukuntu hihishe wajya kuhogosha umuntu atama barabikora ngewe nza abantu bajya babikora kinyamwuga nta bindi bintu babikora wamenya barenzaho iki ko bajya muri babiri nzanira telefone yanjye mbanze ngira amajwi mbumvisha amajwi gani yego iki kiganiro nikigira 10,000 bari kunywa peti mitsingi ndi kunywa musteri ntabwo tujyana mu bagabo niba mu mwabasize mu rugo njye nabusize reka mwikurire hano urinda none zariyo ese mayi ngurinde mama usaba ijwi ryose uri bwumve maho ngaho umenye ko ryari riri muri byeri none seriza uri kumwe n'abantu kabari codinga no umuco mwiza Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Hello guys, bakunzi wa Kigali News Channel, dutangire tubasuhuza kandi tubaha ikaze ndetse tunabashimira ku rukundo mukomeje kutwereka. Iyo mukoze subscribe, share, like, comment ni inkunga ikomeye cyane. Uyu munsi rero tugarutse kongera kuganira namwe ubundi ngiye ikintu mbarinda n'irungu. Uyu kwisezerano duhaye ubushize Sezerano se ese niwe narishejeranyije wagize ute niwe narisezeranye ga nanga amatiku yawe nanga ukuntu ngenda hari ibintu batwemerera ariko ntago ari we nabisezeranyije kandi abona bisezeranyije stay tuned ntago ugeze ubona nuza comment nazibonye n'ubundi bakomeze kugeza byari si byo we birakureba birahari rwose ngewe reka nkubwire uzi ikintu cya mbere nabashije kubona abantu bacu baradukunda ahubwo banyuzamo bakigiza nkana mwanyeretse urukundo rwanyu ko nanjye mbakunda mwakomeje mukarunyereka tugire wenda nk'agacumi biza hari umuntu nijoro warambajije ngo ibitekerezo bya Liza yatanze ejo bundi kugiganira duheruka gukora Liza ko atari nyine ibintu by'abantu b'Imana abimenya ati ahurira he nabyo none se nge ndi uwa shitani abakozi bayo n'abandi kuvuga none se nge ndi umukozi wa shitani cyangwa ndikorera ku giti cyanjye ngewe ahubwo uwo muntu ndashaka kumubaza ambarira mu bakorerane ibintu by'abakozi b'Imana nyine ahubwo uwo muntu ndashaka kumubaza ambarira mu bakorera umbarira mu bakozi ba shitani umbara mu bikorera ku giti cyabo wewe wibarahise nge nibara mu bakozi b'Imana pe kandi ndayikoreraga ndayikorera ese ga gukorera Imana abantu mushaka ngereka nibariza abantu badukurikiye gukorera Imana mushaka no gufata amafaranga tukayashyira bari abateka mitwe barimo gusenya ingo z'abandi bari none se reka nkubaze pasiteri muzima aratinyuka reka nkubaze reka bande abakozi b'Imana bahawe akazi nande bangajwe nande Liza hari ikintu cyitwa umukozi w'Imana bro uzi ikintu tumaze kubona muri no mihanda abantu bose bayirimo n'abakozi b'inda zabo kubera icyo ukorera Imana ukajya kwa prodinga ngo YouTube iguhembe se kubera iki kugira ngo ubone icyo kurya nyine ubone icyo kurya none se Imana bayikorera kuri YouTube bayikorera he bayikorera mu nzu yayo
bakayikorera mu mirimo umuntu akora ku giti cye. Hari ibintu byinshi wakora ukabukorera Imana bitari kujya kuri YouTube gukora ibiganiro byo gutwika ukediting ukauploadinga ngo YouTube guhembe warangiza ngo iki. Nimba warasangiye na Boaz nyuma kaza kuba yo utubwira ngo mwanywaga agacupa mwasangiraga uri inshuti yo kwizerwa. Ndi inshuti yo kwizerwa ahubwo se ndinde wo kubika ibanga ryakunaniye kuribika njyewe ndagacuma k'amagambo. Ayushua Liza guceceka bitwaye ga ibanga ni umutwaro utabaho ntazajye n'umuntu kwikoreza ibanga. Burya ni umutwaro ukomeye cyane ibanga burasi ikintu guti ubundi se akoga nta nubwo wumva urwego abantu babitsa abandi amabanga bikundamo kubera iki wumva ko ibintu bikunaniye kubibika uri nyirabyo. Ibanga ni rya kubera iki rya kubira rya babiri ibanga ni ryawe ku giti cyawe. Iyo wabimbwiye ntago biba bikiri ibanga kuko nanjye mfite undi mbwira ibanga nawe afite undi abwira ibanga buri muntu wese afite uwo abwira ibanga. None se ga hari ibanga rya Njuzi hari ibanga rya Njuzi rimenega rimene pe nuko waza kumbwira ngo mbivanemo. Reka nkubwize ukuri buri ikintu nikuriye mu kanwa kanjye ntakikubwira ntago ari ibanga. Liza uherutse kumbwira ngo akose ni ngombwa we nushaka unabivuge oye njye nubivuga ndabyemera kuko ikintu nakubwiye ntago kikiri ndabyemera pe ninsanga nabivuze ndabyemera. Warambwiye ngo hari none se nakubeshya nzikuramo ubikuriramo iki kubera icyo bikuramo uzi ngo wowe ntago yari yantuburiye se. Liza ku buryo ujya kubeshya umuntu ngo uwe ko yari yantuburiye ibindi bitari ibyo akantwarira ibyanjye ku ngufu ntamwishyuraga uko yihesheje ibyanjye akoresheje uburiganya niko nanjye nihesheje ibyo nkoresheje uburiganya. Bakomeje kugira ku ubuteka amatwe nyine bakomeje kubutsimbarara reka nkubwira akazi karabuze ahubwo asaba kugira ngo umuntu asanga undi munsi wamuca ijosi ntibateka imitwe uwarindagiye nyine bakayarya. nawe se ubwo ni ibyo wari urimo Liza ku buryo yabicisha no muri inzu yari yantwariye ikintu cyanjye nanjye Liza ni igiki yihesheje ikintu noneho cyo nkivuze ni nacyo banga ubundi rikomeye ibyo byo si ibanga. Ibanga rero bambwiye ko binakugora yihesheje icyanjye akoresheje uburiganya nanjye rero icyo gihe nihesheje ibyo nkoresheje uburiganya. Naramureze se njye nari kujya kumurega muri FBI mba ntararengana Nyabugogo nkajya kurega muri Amerika ko atari n'umunyarwanda none uwo muntu. Liza rero ubusirimu burakomeje bwa busirimu bwawe ujye umbwira ejo bundi hari ahantu narutse kubona inkuru urumva ngo inkuru yarimo abantu babiri ngo ni umuntu nimba ari amafoto yoherereje mugenzi we undi mwoherereza ndi ngo birangira n'abandi. Ako kantu rero ngiye ko koherereza umuntu uvuga ngo ni ibanga niko kabasirimura bikansetsa cyane. Aho umuntu nyine yifotora ibice bimwe na bimwe akabyoherereza umuntu kuri WhatsApp. Ibyo ntago ari ibintu birenze urumva ariko se icyo kintu wakoze byibuze hari inyungu gifitemo. Inyungu mu gufotora ubwambura ukaboherereza umuntu. None se ko umuntu abinda yakagenda akiyambura ubusa noneho imbere y'undi. Ariko aho abantu batareba ku buryo nyine birangira natwe babidusangije tukabireba. Nyine ni ikibazo ariko se ku busirimu bukomeje kwiyongera nkora iki? Nawe wigeze usirimuka? Ngewe ntago ndasirimuka ariko nanjye munsi haje buja se. Cyangwa sha dutegereze nawe wawe. Nge ntago yamana nge sindi umusirimu pe. Ariko nanasirimuka nk'abandi. Jewe urumva kugeza ubu ngubu ntago ndabyizera. Erega reka nkubwire hariho n'akantu k'aba diaspora ko kubeshya abakobwa ngo bazaza babarongore ugasanga umuntu abaye hazi ngo runaka ni umugabo we ngazaza murongore kandi ubwo ari Mariya. Ugasanga agenda mutamo uduceri duke ariko amushuka. Nise bihurira he n'ubwambure? Bihurira n'ubwambure none se umuntu yo mwarasezeranye ko azaza mugakora ubukwe akakujyana muri Amerika urebeye nk'urugero nko kuri nkuko bamujyanye ushatse kumbwira yuko umuntu ushaka kugenda nkuko yagiye ibyo binatabikora. Yagiye ate nase ushatse kumbwira ko umugabo yamubonye ubusa ari uko bagezeyo. Shaga wamba bariye mwana. Ibyo bintu bibaho nk'urugero nkaba mfite nka mushiki wanjye hakaba hari umuntu ubitse ubwambure bwe muri telefone ye
ahantu ibunaka. none se ubundi uragira ngo abari wowe ubika ubumazi iki? Cyangwa ari nk'umugore wanjye. Abaye cyane rwose. Ubaye nk'umugabo ushobora kwicara. Nta mugore w'umuhanga se wabonye bakemuriye ibibazo n'amavideo bakajya hanze w'umukirisitu nawe. Maze rero igisirimu kiri mu bakirisitu gusa. Nyiri icyo ndi kwibaza hari nk'umugabo. Ariko reka barokore basirimu ku bundi bahereye kera barindagizwa. Reka namwe mu isirimu kiri. Nubundi tuzashyana urupfu rwa benshi n'umunyengo. None mbagire nte nintabashyigikira mbice. Nintabashyigikira mbice. Nta gereza ngira ngo mbafunge. Gusa sinabagira iyo nama. Umuntu hano hanze hanga wicaye. N'umukora. Cyangwa se okay dutanga urugero ku muntu runaka. Wicaye afite umugore n'abana. Ariko umugore we babana cyangwa se umukunzi we hari undi muntu ubitse ubwambure bwe n'amafoto ye. Nawe ushobora gusanga atandatunze. Ibyo bintu hanze ngaha birahari. Birahari nyine ariko se bigende biti. Bibaho ibyo bintu. Birahari. Ese ubwo kuvuga ibyo ngibyo byonyine uzi. Ga urebye ibyaha biri hanze aha ngaha abantu bakora. Ubirebye we byose ukabyibonera gutya. Nuko nyine Imana itabura kubabarira n'abayidihaguriye umwana yarabababariye. Ariko birahari to tugendeye kuri iriya nkuru yawe ya Boaz mushuti wawe. Ariko ubundi ga ubona abantu batinye cyane batinyutse gukubita umwana w'Imana. Reka nkubwize ukuri buriya uzatinya umuntu. Neseriza tugendeye kuri iriya nkuru ya Boaz. Ntabwo ari nshaka ko tugarukaho cyane kuko tugarukaho cyane. Hari urabona ibyo ibyamuteye biriya ngo nuko ngo yasanze ngo umwana yeretswe ko umwana yabyaye ataruha. Hanzanga ikibazo cyanjye ni ariko se reka nkubaze buretse kumbaza icyo kibazo nge mbanze nkubaze woya buretse mbanze kumbaza icyo kibazo buretse mbanze nkubaze icyo kumbaza icyo kibazo nanjye mbanze nkubaza ikibazo reka mbanze nkubaza ikibazo. Boazi iyo nkuru ko yavuzwe no kuri Platini buriya Boazi azi aho ibibiriti bihenze bicururizwa kurusha Platini. Ikibazo ndi kwibaza cyangwa yamurushije amafaranga yo kugura ibibiriti. Ikibazo ndi kwibaza ko atatashye ngo atwike urugo se. Ko atatashye ngo atwike inzu. Nyine nanjye ntabwo ndi kubishyigikira. Igihe ikibazo ndi kwibaza ni iki ngiki. Hanze aha ngaha haba hari nk'abandi bagabo mu rugero tuvuge abagabo baba batunze abana bataraba. Ubundi umva ukuntu ibintu bimeze. Urumva niba mama wakweretse ngo papa wawe n'uyu nguyu ibyo ngibyo ntubihakane kuko nta uri wowe kubihakana. Ariko nujye uhura n'umugabo muturanye ntukamusuzugure kuko ushobora gusanga ari wese. Hari umuntu ugeze kunganiriza iyo nkuru ko sinabyizeye. Arambwira ngo hari umuntu ngo wari afite umwana w'imyaka 6 ngo aza kuvumbura ko atari umwana w'nyuma y'imyaka 6. Ibyo bintu birashoboka. Birashoboka cyane. Birashoboka cyane. Hanze ngaha birahari se. Birahari. Undi umugabo ashobora gutunga umwana utari uwe. Reka n'umugabo. Ubu se umuntu ngiye mfite abana 2. Barahagije nta wundi nteganya kubyara pe. Keretse nimba Mariye nibwo nteganya kuzabyara undi mwana. Ndabiteganya se ndabiteganya nyine cyane ndetse. None se ubu umuntu ambwiye ngo mbyarira akantu kanyihere turangizanye sinakamubyarira. Byiza. Bya bintu ubwabo sirimu bwawe n'ubundi nibwo nkiriho. Ntabwo nge ndi umusirimu. Umusigaye mujyana no kwiyogoshesha mu mujyi. Imyanya y'ibanga. Reka nguhizo nkuru ntazo uzi. Hari ibintu biri hanze ngo byita waxing. Ubundi reka mbabwire mwabagabo mwarya ngo mucibwe inyuma ahubwo mwaragoswe mwarazengurutswe. None se urambwira ko umugore ajya mu mujyi akaguruka mwe akagashyira aha akandi akagashyira aha itonde. None se wajya kogosha hari ahantu n'ukuntu hihishe wajya kuhogosha umuntu atamanyuye. Urinde gukoresha imvugo zikomeye. Ngisho nshaka kumva. Nyine ubwo urumva iyo agiye kwiyogoshesha nyine mu rwego rwo iyo agiye kwikoreshereza isuku muri waxing akaguruka mwe agashyira aha akandi akagashyira aha akamera nk'umuntu urambuye amaboko ngahoberane n'undi. Ibyo bintu ntabwo yabikorera mu mbese ku buryo hahandi agiye kogoshesha hamera nko mu gatuza. Ibyo bintu ntabwo yabikorera mu rugo. Nyine nicyo kibazo ubwo urumva ari icyo kintu kiba kibagenza cyonyine. Urumva icyo kintu nicyo cyonyine kiba kibagenza. Ni bwa busirimu. Neseriza. Ariko abantu basirimutse nabi nyabona. Mu mujyi wa Kigali
hari iyo saro yogosha muri ubwo buryo zirahari mu mujyi nuko nyine gusa biba binanditseho dukora waxing bajye muri shike bajye muri mike none se mu kwaha niho honyine nyine icyo kibazo kibera n'ahandi hose barabikora njyewe nzi abantu bajya babikora kinyamwuga nta bindi bintu babikora wamenya barenzaho iki ko bajya muri babiri ubundi se wamenya babanza iki ko bajya muri babiri wamenya babanza iki cyangwa bagasozereza kuki none se riza nk'umugabo mwabagabo mwe jya ucunga umugore wawe kuva uyu munsi mujye muwafata mubasukure mubisukurire numubona yabyikoreye ujye umubaza aho yavuye kubikoreshereza natakubwiza njyewe yibeshye akajyana ajya agataha yabikora dore mana yanjye icyakora cyo none se riza kamubaza ikibazo umugabo ufite umugore ujya muri waxing sibyo yitwara ate shana ukuri kw'Imana ajya muherekeza bajyane yego da bishobora kuba ubusirimu bishobora wenda kukurinda imiburu samuweya ahantu runaka urumva ariko njyewe twajya tujyana n'umugabo wanjye biza nawe wayikora waxing ntabwo rwose wayinkorera njye nzajya nyikorerwa n'umugabo wanjye nimushaka ese waxing bigenda umwaka wawe se uzaba watumye namubonye ariko da mfite boyfriend witwa DJ Mwesheri ndagukunda ndakwiyamye ubundi urambaza iki ko nanjye ngira amagambo uzi ko nari muvuze maze uzi kumva warangiza ukansubirishamo nese riza nubwo busirimu nyine dukomeze tubyakire gutyo ko naho ngaho isi igeze nta kindi kintu twakora reka mbabwize ukuri nibashaka abantu bagerageze duhindure iyi si dufashe rero ni ukuri kw'Imana tugaruke down kuko turi hejuru cyane turimo gukabya turimo gusebya abagore muri rusange turimo gusebya abagabo muri rusange abagore barimo gusebya abandi muri rusange abagabo bari gusebya abandi muri rusange turimo gusebya igihugu tuvukamo turimo guta umuco biza ni hehe scenario wabonye ukavuga ati cyakoze scenario ni ukuvuga iki ni nk'ibihe bintu waba warabonye n'amaso yawe ukareba ukavuga ati cyakoze ahantu sigeze none nawe ubwo ukagira mu bwo cyakoza na biriya bya bawazi byatumye mbivuga uvuga gute cyakoza nanone na biriya byuriya mugabo wavuze ngo yanyweye amaraso yatewe nawe buriya yarankanzi niseriza biriya ni byo noneho arangije ngo ageze muri ribu ngaravuga ngo yashakaga gutwika atwika muri ubwo atwikira ku muntu gutyo umuntu ahubwo arimo gutwika ubwonko bw'abana buriya nyakwigendera arimo gutwika umutima w'umugore we nawe ubwo arimo kwitwika urumva ibyo ari ibintu kweri byakabaye bibaho muri sosiyete nyarwanda n'umuco abanyarwanda twahoranye kubera iki koko abantu barimo kugira imyumvire mibi cyane barimo aho twakabaye tugendana n'iterambere dufite mu Rwanda ntabwo ari umukozi w'Imana baranabikorera ku giti cyabo none se ngaho tanga inama njye inama nabagira cyokora pe ntababeshye pe mureke duhindure iyi si pe twongere ducishe make tugarure umuco twongere tuba abanyarwanda ba kera kuko ubu ngubu tumeze nk'abantu batafite ubwenge sinzi ikintu cyatubayeho abantu twitaga abantu bakabaye baduha impanuro nibo barimo kutwerekera ku kibi none seriza ibi bintu abantu bazo ngo beretswe ngabandi ngo bagize batya abandi ngo bagize batya ariko Imana iza kukubwira nge yanshatse irambura mu kuri izi nkoranyambaga tuzikoresha gute twihereye uko twicaye aha ngaha ariko izi mbuga nkoranyambaga kubera ko ari ubundi imbuga nkoranyambaga ni ikintu urubuga nkoranyambaga ni ikintu ushobora gukoresha ubwira imbaga nyamwinshi kabone nubwo mwaba mutari kumwe cyangwa mutari hamwe rero ntabwo ari ikintu cyo kuza gukoresha turoga imbaga nyamwinshi ni ikintu twagakoresheje
tubwira imbaga nyamwinshi ibintu byiza byubaka bihindura ubuzima mbese bifite icyerekezo umuntu ashobora kumva akavuga ati iki kintu hari intambwe gitumye ntera kandi nziza reka rero tuzikoreshe dutuma buri wese hari iterambere agira biturutse kuri twebwe turi kuri izo nkoranyambaga ntabwo dukwiriye kuzikoresha izi mbuga nkoranyambaga dutuma umuntu uwo ari we wese ashobora gusubira inyuma mu bwonko kubera iki uratubwira wa muntu reka nzanira telefone yanjye mbanze ngira amajwi mbumvisha amajwi gani yego iki kiganiro nikigira 10,000 nzahita mbaha inkuru y'abo bantu nzabaha amashusho yabo wowe usigara uganiriza abantu kanzana amajwi shana ukuri kw'Imana mureke mbabwize ukuri bakunzi ba Kigali News Channel pe uko mukomeza kutwereka urukundo niko natwe tuzajya dukomeza kurwana no kugira ngo tubabwire ibintu bishobora kugira icyo byabamarira bishobora kugira iterambere byabagezaho bishobora gutuma hari icyo wakunguka mu bitekerezo kubera icyo abantu nge ntago numva impamvu abantu twakabaye turi kuri izi mbuga nkoranyambaga kugira ngo dusenye n'abari bafite ibitekerezo bizima tubisenye mu by'ukuri twakabaye turi hano kugira ngo umuntu agira icyo yunguka mu bitekerezo bye Imana imbabarire aya majwi nyabone ku neza we ndayashaka cyane ni amajwi y'ikiriza amajwi y'abantu kandi abo bantu nanjye ndimo muri abo bantu ariko undi muntu turi kumwemo ntabwo ari mabi ntabwo ari mabi undi muntu turi kumwemo ndabizi abantu barahita bamwibwira bakiryumva ijwi iki kiganiro nikigira 10,000 na comment wenda nka 50 nzahita mbereka ayo mashusho y'abo bantu ntabwo ari amajwi mabi si n'amashusho mabi ndimo ndabuza abantu kuza kuvuga ibintu bitari ngombwa bitafite icyo byungura sosiyete kuri izi mbuga nkoranyambaga naho kambaza ngo amajwi mabi si ubwo urumva nayagendana ntabwo amajwi mabi nayagendana nge nzajya mbashakira amakuru urumva aya majwi nta muntu biri busitase cyangwa biri bukomeretse kanumva ahangaha ndashaka ko mwumva akagatwenge urajya kutwicaza mu bagabo ariko nimba umufite safari kunywa peti mitsingi ndi kunywa musiteri ntabwo tujyana mu bagabo nimba mwabasize mu rugo njye nabusize reka mwikurire hano urinda none nariyo ese mayi ngurinde mama nariyo niba aba bantu uko ari babiri turi kumwe muri aya majwi ni bande n'abandi ubwo ngubwo ni abantu babiri abantu nibaza kubumva barabandika muri comment ushaka iki niza kuri telefone yanjye nta muntu ujya ufata kuri telefone yanjye urumva niza kuri telefone ya mwana wanjye nturengaho ntarenganya heriza ko nshaka kureba iyo video none se aya majwi byari bigamije iki kugira ngo kumvisha aya majwi ngewe ndashaka kubumvisha ukuntu nzajya mbashakira amakuru y'aba bantu bose babihishamo pole pole hanze aha hari abagore urumva bicara agasabiriza agasabisha abana yitwaje ngo abana bikarangira bakajya noneho kuri ya macano twese tuzi dukunda twizera bagasabiriza bamara guhabwa amafaranga bakayagabana n'abo banyamakuru bakayasangira asigaye bakayanywera byeri mu tubari ntibibabuze gutungwa no kujya gushaka abagabo usize abana mu nzu none se nk'uwo muntu ntago yatubwiraga ngo ntago wumvise ko yatubwiraga ngo
ndavuze ni uyu ari kunywa, ndavuze izina mvuze mwaryumvishe muri iyo video, ndakeka muri ayo majwi mwaryumvise. Uyu ari kunywa Petit Mitsingi, nanjye ndi kunywa Amstel, kubera icyo tujyana mu bagabo. Ngo ariko se ngo niba mwabasize mu rugo ngo reka njye mwikurira, none se mama Kana uri indaya ntariyo, niko nsubije. Ntabwo mubyumvise se? None se uwo muntu sarazwe? Arazwi cyane. Hanyuma uyu wundi njye numvisha hajya univavu. Reka abantu baraza kutwibwira muri comment uwo ari we. Ngerega ndashaka urukundo rw'abantu banjye. Amajwi mwayumvishe, njyewe ninza kuza kubona 10,000 nkabona wenda na comment, ikintu cyose muri bumbaze muri comment ndabasubiza, kandi nzagaruka nje kubereka amashusho. Gusa buri jwi ryose uri bwumvemo aho ngaho umenye ko ryari riri muri byeri. None se Liza, uri kumwe n'abantu ukaba recordinga n'umuco mwiza? Ubwirwa n'iki se ko ayo majwi n'ayo mashusho ari njye wabifashe? Ayushuwa ko ari njye wabifashe, urumva njye ntari. Iyo nza kuba ndimo, iyo nza kuba ari njye wabifashe, nakabaye nta jwi ryanjye ririmo. Uzabyumva sakabigiraho ikibazo mu bantu mwari kumwe? Uzabyumva akabigiraho ikibazo, nzamubwira ayo majwi n'ayo mashusho yavuye. Uzabyisinyaho se ubwo uzabijbana? Nzamwereka aho byavuye, none nanjye ko byangezeho ku mihanda. None se Liza, ariko nawe wari uhari? None se iyo nza kuba ari njye wabifashe nari bwikuremo. None se Liza, njye nkomeje kwibaza, uri inshuti yo kwizerwa? Ariko se urasangira n'umuntu ntabwo ayo majwi n'ayo mashusho si njye wabifashe, nanjye byanguyeho gutyo ku mihanda. Ariko nawe wari urimo? Iyo nza kuba ari njye ubifata ntabwo nari buvuge, njyewe nari guceceka. Ntushobora gusanga ari umuntu wari washyizeho umukomisiyoneri ukamubwira ati nta mukomisiyoneri, ariko se ubundi igitangaza cyaba kirimo cyaba ari iki? Icya mbere si uko nshaka ko abantu badukurikira bamenye ubuzima bw'abantu bakurikira bafana ni bantu kibabayeho bate. Njyewe abakunzi ba Kigali News Channel nababwiye ko nabasezeranyije ko buri uko mukora subscribe, buri uko mukora share, buri uko mukora like, buri uko mukora comment, buri uko muraba ikiganiro cyanjye nakoze nkumva umutima wanjye uranyuzwe, nzakomeza kubacukumburira inkuru umva n'akari mu nda y'ingoma. Nabasezeranyije ko nzakazana inkuru z'utwasamutwe z'utuminura muhini z'udusatura sekuru. Bababwiye ko ntacyo muzanyoberwa na keretse ntahari. Mu bintu badusezeranyije ubwo dutahe ntacyo tumariye. Oya, ndakiba Maria, ahubwo niwe udafite icyo kubwira abanyarwanda. Ngiye muri inshuti zanjye mwe. Ikindi abantu bashaka kumpamagara, abantu baba bakeneye kunsuhuza, abantu baba bakeneye ko tuganira, ushobora kumpamagara cyangwa ukanyandikira kuri nimero yanjye 079 85 35 276. Ni nimero yanjye wampamagaraho cyangwa se ukanyandikira kuri WhatsApp, ihora iriho. Abantu bashaka kugabanya ibiro mwandeba, mwari icyo nabafasha. N'abantu bashaka kwirukana incakwaha. Waxing? Oya, ntabwo njye nkora waxing, ntanga umuti kandi bawukoresha mu kwaha gusa. Ntabwo njye bya waxing imbirimo. Liza, wakoze sha nanjye mwakoze namwe abakurikira Kigali News Channel, kandi ndabakunda. Mumbabarire mwakabyara mwe kambisabe meze gutya nifashe ku mutima, wenda nibwo mubyumva. Mumbabarire muze kuza kunsharingira, mukore subscribe, mukore comment, mukore like. Nukuri ndabakunda pe. Mumbabarire ariko mwankundiye mu gasozi, ni munkundire mu rugo nanjye ndebe ko hari aho nagera. Subu si byiza mbayeho nta kintu mbasaba, kandi ndabakunda mwe.